save the lost and get glory to yourself. We ask in Jesus Christ's name, amen. Ndagushushaho kurikesha Mbwa TV, Imana igumugisha. Nkwaye ikaze mu kiganiro Branham aravuga. Benshi muri mwe mumaze kumenyera ko gitambuka buri wa kabiri saa 12 z'umugoroba kuri Mbwa TV. Iki kiganiro kivuga ku nkuru umuhanuzi Imana yatwereje muri kino gisekuruza cya nyuma William Marion Branham atubwira, ndetse akanakuraho n'icyigisho gifasha imitima yacu ndetse n'ubugingo bwacu. Iki kiganiro mukigezweho nanjye Ninzigabo Madadire Kabe. Uyu munsi turavuga tworeje muri kino gisekuruza cya nyuma ariwe William Marion Branham atubwira mu kibwiriza yabwirije mu 1963 tariki ya mbere z'ukwa gatandatu akita Come Follow Me. Branham atubwira inkuru y'umugabo wari umukene cyane bishoboka. Uyu mugabo iminsi ye yose yifuzaga kuba yakira akava mu buzima bubi yari arimo butari bumworoheye. Umunsi umwe uyu mugabo ari mu rugendo yaje gutoragura ururabyo, ariko ururabyo ni rwari rusanzwe kuko rwari rufite ububasha bukomeye. Ururabyo rwahise rumubwira ruti, ubuzima bwawe bwose wabayeho ubuzima bw'ubukene, atari ku kano kanya saba icyo ushaka uraza kukibona. Ururabyo rukomeza rubwira uwo mugabo ruti, uriya musozi uri hariya hakurya uraza gufunguka maze twinjiremo, ubundi dufate zahabu ndetse n'andi mabuye y'agaciro menshi cyane. Uyu mugabo nawe hari kimwe yasabwaga kugira ngo abashe kuba yagera kuri ibyo byose. Icyo yasabwaga nta kindi ni ukujyana n'urwo rurabyo ahantu hose, mbese ntarurekure akagumana narwo iminsi yose. Ubwo noneho mu gihe bimeze gutyo, uwo mugabo yashoboraga kuba yagera ku cyo ashaka n'urwego rw'ubukire rwose yifuza kuba yageraho. Umugabo nawe nta kabuza yahise afata urwo rurabyo bajya imbere y'aho musozi ibitare biraturika barinjira. Uyu mugabo yaratunguye cyane bishoboka rwose kuko impande n'impande z'ubwo buvumo bwari bugizwe na zahabu nyinshi ndetse na diyama. Ubwo kanya yahise atereka urwo rurabyo hasi, azenguruka aho hantu asakuza cyane yishimye agira ati, ubuzima bw'ubukene burangiriye aha ngaha. Akomeza agira ati, ngomba kujya kuzana inshuti zanjye zose nkazereka ubu buvumo navumbuye burimo zahabu nyinshi ndetse na diyama nyinshi. Ahita yisohokera yiruka cyane. Ururabyo ruhita rumubwira ruti, mugabo garuka ufate ikintu cy'ingenzi wibagiwe. Umugabo aragaruka aravuga ati, wa mugane reka ntware zahabu nkeya zishoboka maze nigaruka nze gutwara nyine. Asohotse ageze ku muryango, rwa rurabyo ruti, mugabo hari ikintu cy'ingenzi wibagiwe. Umugabo yaragarutse mo imbere, mu by'ukuri yararebaga akabona ibintu byose birimo ari ingenzi. Nuko ahita afata ibuye ryari riri aho hafi ye kugira ngo abashe kuryereka inshuti ze, abashe kubabwira umusozi yari yabonye amabuye awukoze. Ageze ku muryango nanone ururabyo rurongera rumubwira ruti, garuka ufate ikintu cy'ingenzi wibagiwe. Uyu mugabo yese arakara cyane abwira urwo rurabyo ati, cecekaho. Ntiyifuzaga kongera kumva ururabyo, akomeza kwisohokera. Akigera aho bari binjire, wa musozi warongeye urifunga, asiga rwa rurabyo mo imbere. Wowe ukurikesha Mbwa TV, reka twibukiranye yuko uru rurabyo rwari rwabwiye uyu mugabo ko ahantu hose agomba kujya agomba kuba ari kumwe nabyo. Mu by'ukuri uyu mugabo nyuma y'uko uwo musozi wongeye kwifunga ntibyashobokaga ko yakongera kwinjira muri uwo musozi wari urimo ubutunzi. Umuhanuzi Imana yatwereje muri kino gisekuruza cya nyuma ariwe William Marion Branham yanzura mu magambo make agira ati, igihe cyose kumvira amategeko y'Imana ni byiza cyane. Ati, gukurira mu muryango mwiza ni umurage uturuka ku Mana. Ati, kwiga ukagira ubumenyi bwinshi nabyo ni byiza cyane. Ati, no kugira igihugu cyiza kirimo umutekano ni byiza cyane. Ati, dufite ibintu byinshi byo gushimira Imana. Ati, ariko hari ikintu kimwe tutarabwa biba bisaba yuko twemera maze tukizera, ubwo ni ubugingo bw'iteka. Ati, wowe icyo uzakora ni ugukurikira Imana maze ukemera ibyo ikubwira byose. Ati, ibyo uzabigeraho uko wemeye ukavuka bwa kabiri.
ni naho ngaho dusoreje kino kiganiro Branham aravuga cy'uyu munsi. Musaba ngo nimba uri mushyashya usiga ukanze subscribe aho ngaho hasi mu nyuguti z'umutuku. Mwibutsa ko ushobora kudukurikirana kuri Facebook wandikamo Shamgar, kuri Twitter wandikamo Shamgar TV, Instagram wandikamo Shamgar TV, kugira ngo ubashe gukomeza kubana natwe. Ntucikwe n'ikiganiro cya Shamgar TV na kimwe. Imana iguhe umugisha naho ubutaha.